gitondo, ibi ni ibirayi bitetse gutya, bifite ushatse uhita ukora uburyo bworoheje. Hariya twari twaberetse uburyo bategura amafunguro, biriya twatangiriyeho twatangiye twerekana uburyo umugati ushobora kuwurya mu buryo butandukanye, kuko byorohera bashobora kubona uko bawutegura. Hariya uriya mugati twaberetse bakoze icyo bita tosite. Tosite ni umugati baba bashyize ku mamashini, imashini icuritse, umugati bakawumunza ukaba wumunze, ariko noneho harimo foromaje. Kuba babasha kubona foromaje rero, hariya harimo foromaje. Mbere y'uko ukora tosite ufata foromaje ukayikata ugashyira mu mugati, ugakata nka kuriya bikase ugashyira mu kamashini kabugenewe ugakora tosite nyine, kugira ngo n'abandi babyumve, tubyumve kimwe. Tosite y'umugati uba wumunze. Udafite ako kamashini rero awukora ku ipanu. Ushobora gufata, hari ushobora kuvuga ati se nkanjye ntabonye iriya mashini, iyo mashini uvuga nanjye nshaka kurya nk'uriya mugati nawubona gute? Kubera yuko ubushobozi bw'abantu bugiye butandukanye, ubwo uburyo ushaka kubona uriya mugati, uburyo ushaka kuwukoresha wenda uri n'iwawe, ushobora gufata ipanu ukayishyira ku mbabura, yamara gushyuha ugafata wa mugati ukawushyiraho, ukajya uwuhindura, ugenda uhinduka ugasa nk'uriya twabonye, hanyuma ukumuka nyine ukaba tosite nka kuriya twawubonye. Ariko kugira ngo ube wamera nka kuriya harimo foromaje byo ku ipanu ntabwo byakunda neza, ndumva bitakunda, keretse ku imashini niyo iwukora nka kuriya mwabibonye, nk'uko muri kubibona ku ifoto uko uriya mugati umeze. Ku ipanu ntabwo byakunda. Hanyuma twongeye, hari abandi banyandikiye barambwira bati ko twabonye ifiriti ko atari nziza, ushaka kurya ibirayi mu bundi buryo butandukanye. Hariya rero naberetse imitekere ya biriya birayi twifashishije indimi z'amahanga. Ibirayi bitetse kuriya babyita pomupire. Pomupire ni ibirayi uba wakara, washyizemo igitunguru, inyanya, wenda ntushyiremo amavuta, ugafata umwuko wawe ukabinombanomba. Ku bantu bazi umunyege rero, ukuntu abagande bateka umunyege cyangwa se ukundi muntu wese, pomupire ni kuriya bayikora nk'umunyege. Mu rurimi rw'igifaransa bawita pomupire. Ni kuriya rero bakora umunyege. Washaka ukawurisha ibishyimbo nk'uko twabiberetse, ibishyimbo cyangwa se isosi, ugakora isosi y'inyanya n'ibitunguru. Uwushaka ufite ubushobozi yashatse inyama akavuga ati ibirayi byagenda birisha inyama. Ariko impamvu nerekanye ingero zitandukanye, ibishyimbo, isosi, ni ukugira ngo buri umwe wese abashe kuba yakwisanga aramutse yitekeye ibirayi muri buriya buryo, uko yabasha kurya ibirayi bye kandi akaryoherwa. Ushaka kubirisha isosi y'inyanya wayiteguye n'ibitunguru, ukirira ibirayi byawe bitetse neza, cyangwa se ukarya ibishyimbo. Twabonye ko ibishyimbo bijya kugira intungamubiri neza cyane nk'inyama. Ibishyimbo bitetse neza kuriya wabikaranze rwose urya neza ibiryo ibyo ari byo byose. Nta biryo utarisha ibishyimbo. Nanone